ubwo M23 ugiye mu ndege ngiye ko drone yaje Goma mu mwaka naho ariko urabishimangira mu mwaka no niba bari kwicara abajenerali bakagaragara kuri ya intege ngiye vuga iyo exposition ariko mu mbaraga za gisirikare na politiki baracyazifite ziracyari zose ntabwo mubo kwigira ababingwa photogenique ngo mwigaragaze nabo bajyana n'abaturage mu mihanda urumva afasa abantu bo babite byabo nicyo gituma rero n'undi icyo kucye mu M23 yavuze ngo dufite n'abakomando bacu begereye ikibuga cya Gisangani leta se kitagira n'abakomando begere mu gihugu Goma. Reka nongere ngusuhuze wo kundi ibiganiro bya Ibuga Global Prime ntibisanzwe ndi Joseph Iradukunda imbere yawe urahabona umugabo Jean David Marshal ndagusuhuje. Urakoze cyane Joseph. Cyumweru kugisoza neza ndumva nta kidasanzwe ni kawaida ni bisanzwe. Duhere mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aka kanya Marshal. Ikiri kuvugwa nuko ubutegetsi bwa Kinshasa none bwavuze ko bugiye gukora iperereza ku gitero giherutse kugabwa igoma cya drone kigahitana abantu batatu gusa umwirondoro amenyekanye n'Umufaransa-kazi ukorera UNICEF ko baravuze ati nubwo rwose abo duhanganye bakomeje kudushinja ngo iki gitero ni icyacu ntabwo tukemera tugiye gukora iperereza. Hari uburyo bushoboka ko zira drone zarashe mu mujyi wa Goma zitaba zivuye ku butegetsi bwa Kinshasa. Wabikora yabashaka iki yabagamije iki ku cyerekezo? Reka nkubwira ko uburyo bushoboka uburyo bushoboka buri MP paradoxal n'ubwo bwo kuvuga birashoboka ko zira drone zahagurukira mu ifasi ya M23 kandi zikarase M23 ashobora hindutse zigahagurukira mu ifasi ya M23 zikanarase M23 ubwo ntituragira kuba zihagurukije yenda kangende gake. No kuvuga ngo kugira ngo abantu babyumve ibi drone warfare ino ntambara nshyashya irimo kuza mu bihugu drone ni ikintu ntago ikorerwa hari zikaza zikorerwa mu nganda zabigenewe ari drone zigendesha amapine zikarara nk'izindi zose ntawe arabizi mu photographe bya photographe arabizi niba wagurutsa drone gutya ikagenda izamuka kurikira igare ukayitegera gute n'ubundi byo wabikorera mu gipangu runaka cyagizwe igaraji kikitwa ryo kandi ari cya leta Kinshasa gikoresha wayagurukiriza no munsi y'igitanda cyawe aho yari iri wiryamye oya ubu noneho njya mbona abafotografe bafotora muri aya mahema y'ubukwe urumva bazifotozamo mwicaye mwema muri igihumbi drone mo ukavaringa ubona kam hejuru kareba impande ukabura n'umuntu basiba ariko abo twara ko ari abafotografe bahayarinzwe ikatwemere kari bo bari cyereka abantu batumva imikorere ya drone ibi ntago ari big deal. M23 yafashe ibice byose igenzura igira gutya ibonye ko bidahagije ibikuyeho barriere. M23 kuyeho barriere gute niba barriere zafite zarabikiraga abaturage muri 400 for instance igumisho 5 cyangwa 10 gute abantu inyeshyamba zikora checkpoint mu gace zafashe ziba zizeye umutekano none urakoze umutekano bakica bari abazungu nabo bakajya bica abayobozi babo ubwo wizeye umutekano mu buryo. Nigeze nganira na Joseph umunsi umwe arambwira ati uzi impamvu Goma ishobora gutinda gufatwa nayo 23 buriya muri politike ushobora kureba umujyi ukabona ntacyo wenda kumaza uramutse ufashe umujyi udashoboye kurinda abadiplomate barimo ubwo umujyi ntago aba rugowe kuko ibyaha byose bije ngo niwe bijyaho. Ari nayo mpamvu M23 wamugani yari yaratinze gufata Goma none kuba barafashe Goma na Bukavu ni itegeko ridakuka ko bagomba kurinda nibiri muri uwo mujyi muri bwa burinzi rero muri ya mode upatwa y'uburinzi kuko ubutaka ikirere n'amazi bibarwa kimwe hano wafashe muri defense niba ukontrola ubutaka uhita utera metero ujya hejuru nicyo kirere niba utega no kuvuga ngo niba tutabona philosophy do checkpoint nemo M23 afashe ku butaka ngiye nka Marshal nk'umusesenguzi bitani baza niba barutse checkpoint zo mu kirere kuko uwo mu Rwanda n'umuntu n'umusirikare wako umusirikare kuko uraso byakabaye nk'ibisanzwe mu ntambara uko urasa Gisangani ukagerayo niko nawe wagera Gisangani for your information menye ko kabyara umuhungu kuko mu Rwanda ko M23 yanditse yavuze ko government dafite monopole mu byikora hako na M23 ifite monopole mu byikora. So rero before gutekereza ngo drone zaturutse handi kubera narrative zirwa zizerera ku mbuga nkoranyambaga banze utekereza ngo mu mujyi wa Goma
ungana kuriya utuye na miliyoni ebyiri n'igice, ufite menaje mu magana ndavuga ngo uko zubatse, umujyi utaramara igihe kirenga umwaka uvuyemo guverinoma. None se abagomatriciens b'abasawuri bose babaye ba Paulo birakunda? ntabwo cyakunda. Urumva leta ya Kinshasa ifite infrastructure, ifite iki n'iki, yaburane n'ukuntu pamoya na za road block mudafite, umuntu azavana ukuguru kwa drone Shabunda aje guhaha n'umushi we aje guhaha kwishakira inka, undi umutima wayo akazawugurukana muri bwa bwisanzwe mayengo mwatanze, hanyuma bakavuga ati duhure ku gipangu twe tugikodesha cyangwa n'icyanjye ndacyarwa leta, muze mwekiriye drone mu nzu, muze mu iki n'iki, hanyuma muzafata iPad, nyazana ama iPad azizamura, mushyiraho akantu kameze nka gaming, urumva, mugende muturitse ahantu. Mbere ko ntabwo bikomeye rwose, ziranye ishyamba ziri vulnerable, umutekano wazo uri waze pe, uri ku gasozi. Nawe utazi nta n'umwe. Jewe ndavuga aho nzi nakuriye, kandi ushobora gusobanura ibyaho. Ushobora gusanga mbere yawe gato cyangwa nyuma yawe gato waragiye uhura na checkpoint yabaga ku giti cy'inyoni. Cyane nahuye nayo rwose. Urayizi? Cyajya koga na militaire, kagera baga mu militaire muri kiragiye. Urumva? Hari niyo twagiraga mu cya kabiri. Yewe no mu cya kabiri yari hari. Hari nizabaga kuri, kuko ngewe nkomoka za Rusizi numvaga ko yenda baba bari kureba niba nta bavuye muri Kongo, ntawe yagize gute. Urumva? Ntabwo nubwo buriya niyo gahunda nyine kwinjira mu mujyi wa Kigali biragoye, ugasanga mu cya kabiri wagira hano ku Kinyoni, za Gatsata, za Rugende, za hose, za Ntunga, za Kayonza, hari zimukaga n'izitimukaga. None se hari ahantu zino nyeshyamba zifite ko ari hanini cyane mu buryo bw'ubugari bw'ubuso. Checkpoint ubwo bananiwe kubona ko ikenewe. Check tananiwe ko ikenewe. Barashimisha ndetse ibintu byo bize ko population z'inyeshyamba zibamo, kwikundisha abaturage n'ibihe kitari ngombwa, ko muri nyeshyamba ko mwaje kwigira ijya abaturage se ryane, ko muri nyeshyamba mwe mwakoze ibyanyu abaturage bakora ibyabo, ibyanyu kandi bibizo road block. Ariko kuna akantu gato nk'agatonya mu nyanja. Ariko reka ndakita gato gute, hano za checkpoint ikintu gikomeye cyane, ngo mugira ngo FARDC wazarendo batotezaga abantu, muzishyira muri gutoteza abantu. Ibyo bizazana umutekano kuri convoy zanyu. Kwanza burya ahantu hahagaze umuntu mu rwego rw'umutekano nayo ni dissuasion, ni ukuburiza umujura ntiyahagaraza ko ari checkpoint. Ibyo azayitwaza baza kubicekinga nabo, ahubwo babakongomani ubona basa n'abatumva. Niyo bumva ibiganiro nk'ibi babica amazi, n'abantu babazayirwa bari aho ngaho, urumva, wagira ngo iyo bumvise inama bumva zibarya mu matwi, ziraba boring, urumva. Njye nashyiraho road blocks nkavuga nti ntabwo ziriwe nyinshi nk'akajagari, kuko icyo tugamije si ukurenganya abaturage, urumva. Icyo tugamije si ukurenganya abaturage. Niba Sake nta road block ihari, it is fair kuri M23. Sake irahuza umuntu uva kuri umuhanda uva Kicanga, Kirorerwa na Sake. Sake irahuza umuhanda uva wenda Numbi, Ngungu, Bihambwe, Mushaki Sake, cyangwa se Rubaya, Bihambwe, Mushaki Sake, ni Agseid. Sake iracekinga umuntu uvuye Bweramana, Minova Bweramana, Ishasha niba cyangwa Shasha, Karuba ugera Sake. Niba udafite road block ziko zineza ko ari ihuriro, niyo roundabout bavuga bati ari cyo bita road nyine y'Isake, abantu bayizi. Niba udafite road block Sake, cyangwa se mu Bambiro hahoze abasami DRC, cyangwa se hari abarasiye ntuze, barasiye Kirimwami, Kasengesi, ufite ikise mu byukuri umujyi wago murinzwe gute? Seriously uvuga kuri inzu umujyi gute? Sinabwo bikunda no kuvuga kuri politiki ya makanaki wazana zose, intelligence wagira yose, ifidafite ibyo bihindizo uribeshya. Ntibumva bro, aba ntabwo bumva. No kuba ngo ejo bundi bararekuye 7,000 by'imfungwa z'intambara, nabyo abantu baravuze bati come on, ni gute ukora igikorwa nka kiriya kiremereye wowe nta recompense? Ijana byo hari ababivuze, ariko se hari amategeko agenga kuguhana imfungwa, ariko se kuki wakora batanga umubare nkuriye we ngo ntacyo baguhaye? Yenza muri social media naje kwigisha icyigisho tewe no bubizo ku kwezi bita ngo Rwanda ruhishe, kwerekana ko Rwanda rushobora kwisakagamo ibisubizo ahantu utatekerezaga kandi bigakunda. Nashyiragamo gacaca, ngashyiramo home grown solutions n'ibindi uko tumeze twebwe, indangagaciro zacu, buri kimwe cyose
n'amateka muri rusange, ariko navuga kuri geopolitique bien sûr ku isi, ariko nakundaga gusesengura ibintu bitari mu karere buri Burundi na Congo, sinshaka kubivuga gusa abantu none barabikunda. ariko nawe Ni uburyo nanga, ni nko gufata umuntu utoza basket, urumva kujya gutoza football, akwiye gutoza football, biba bihabanye n'abakinnyi ntibangana kandi wenda bizi ko ari mérite, ariko meritocracy does not mean toujours ko umuntu aba aryohewe nayo. Ni mpamvu nari umuganga ariko nkaba nigiye mu nyamakuru, urumva ko ntabwo nakunda guhubuka kandi ubizi neza unanabikora neza. Nta kibazo mfite nyine, n'igihe wabusezeye leta yo gusezera ndayifite, urumva. Icyo ushaka kugira ni iki ngiki rero, kugira ngo tworoshye ibintu. Ujya kureba ugasanga n'izi nyeshyamba tuvuga cyangwa se umutekano wagomba buri kimwe cyose, ibintu nk'ibyo ngibyo, ubona abantu baba mu bintu utamenya ngo ni abarevolutionneri koko cyangwa abantu bisanze muri revolution batabyumva. Ujya kureba abantu bajya inama, ibaze kugira ngo umuntu nka Marshal Sempore agire nk'igitekerezo, wagira ngo abajenerali bajya bakiganiraho. Ese iyo bakiganiyeho babona ihereze, kandi arizo nshingano zabo. Abajenerali birirwa ko bazengurutse ku meza high command, bafite bya bifidi karafite n'inkoni zabo, baranga twagira bakubita ngo bya bigeze aha twaza. Niko mwabajenerali bigo muri FARDC muri baguette de commande bamugendana mudondadonda kuri fidi karafite, ntabwo mujya mutekereza muti aha hagiye road block Sake indi kabahangaha buri road block tukaba tuyishyiraho umuto kapitene, abo ni abantu kapitene, kugira ngo tutaye abasirikare batoya bakanayijagaraza, ikagira intelligence staff tukayiha imbaraga nyinshi tukagabwa ibitero nijoro, urumva, tukajya tuyazambushi ariko yakora amanywa nijoro. Ushatse unayishyiraho ku manywa gusa, wayishyiraho nijoro gusa, byaterwa que ça soit diurne que ça soit nocturne, it depends n'icyo mwahisemo. Nubwo za ako mwana ugira kugaragarira, naje nje gusesengura mvuga ariko sinashaka kuvuga muri Kongo, ku buryo ubundi munzi zisezera kuvuga ibyo muri Kongo, kurenda kubiye ndi munzi zisezera rwose, ariho nabwira nzabisezera nivugire ku bindi. Hari umwana umwe w'i Burundi wigeze kugira cano, noneho akajya abaza umwe mu basesenguzi b'i Burundi, wenda ntaza kumuvuga izina kugira ngo ntamuraburiza. Umuntu sesenguzi b'i Burundi akaba umuntu uri controversial cyane, uteza ibibazo. Noneho uwo mwana aranyandikira arambwira ngo Masho ngo ko watangiye kuvuga mu sesengura rye, ukavuga umuntu nkoresha nanjye ukanshyiramo, gende mu kazi nawe uri mu kazi, urampora iki? Urashaka iki? Ndavuga se ntabwo nabireka nawe ujye wangira ngo ndaguha credit. Nkora itangazamakuru ridatanga credit, naye kuvuga Reuters, naye kuvuga AP News, naye kuvuga iki n'iki, kuko icyo nicyo kimugaragaza, urumva. Niba bishimwa birashimwa, niba bigawa ubwo nyine nuko. Uriya mwana n'umwana mubi cyane, yarambwiye ngo Masho ngo ngiye ngo ubundi ngo nahoze ngo muri ibi n'ibi, yambwiraga entertainment ati ngiye kwisubiramo, ati views nazibona, ngenda umuhanga, ati jya nize mu mahugurwa mu Rwanda ibijyanye n'imikino na siporo, atugiye kugira ngo njye kwiteranya banza mu matiku ikisi imenyera amatiku, nibantu mpira amahugurwa ntisingeyeho navuze ibi n'ibi nisubiye muri kuko yasubiye muri ibyo. Arabyo barigendera. Ni ukukwereka ko umuntu iyo atangiye gutekereza nshaka kugikora. Yewe nshaka gukora isesengura tuzoze kwa kuri Kongo. None umeze nk'abatumva babaho. Jewe ntabwo nkeneye ko aryo wumva. N'abandi turabasesenguzi benshi. Abantu gute babwira uti ejo batubwira abantu nibumve nyine nawe icyo barashe bombe na za drone. Bro, ngiye kubona mbona yaba Cordo Corneille nanga. Ni kote, ni jacket. Yaba Betra Bisimwa na Abakos, yaba yita ya karuvati. Yaba Fredika niki na Bakos. Ni pastor. Yaba wese kajuka n'amashati n'iki byose. Naye yambaye ishati isa gutera kare kose nibuka neza. Ariko haranamubonye mu ikoti na karokaro. Ntabwo ariko kuri iyo scene narababonye. Ndavuga mana we. Cyarize kuki mutagaragaye imbere ibi bitaraba. Oya. Murahagarutse mwese. Nayo iri tsinda rya uzi uburyo nge nabitekereje, naravuze ntibyibuze ubu ngubu nibwo barinze ikirere ku buryo bigaragaje babizi neza ko nta cyo gutekereza gutyo wabubashije kutarinda ikirere n'ubusanzwe. Oya ahubwo no kumenya nta busangira n'udakoramo. Icyo watekereje batangiye kubakoramo none muri igaragaje mutangiye mugarutse nk'itsinda. Ibi nabibwiye umuntu rwo tugana bavuga ngo icyakumvisha Marshal aravuga ni ugiye wabyuka urimo breaking uruvuga ngo high command yose M23 yasibanganyijwe na drone just kugira ngo bivuga cyere kubyutse wumva ayo makuru. Ko se ko kwa mugani abantu bari mu ntambara bari kubona ibyabaye
bamugani kwigaragaza bose bari bagamije kubwira nde ko bahari. iriya na aferi ya gavana, iriya na aferi ya burugumesitiri bashyizeho uko akunda bagenda bashyiraho abaturage bayobora abaturage bagenzi babo. iriya na aferi ya Julien Ngariyen umwe wakubitaga umuntu wacitse umuganda akamukubita imyaka akabwana kagize mu isoko urumva. iriya na aferi nyine ya Bahati ariko nabivugaga ni aferi ya Willimanzi kuko nibo visi gavana, na aferi ya Bahati uriya wundi nyine Amani Bahati, na aferi y'umuyobozi w'ingabo wasimbuye wenda Colonel Jimmy urumva, na aferi ya Dirikabo kubera yuko niba mugabweho ibitero bakabatwara Colonel umuvugizi mukigaragaza nk'aho mudakangwa n'ibivugwa byose n'ibibabaho, igisigaye ntabwo muri kwigaragaza nk'abanyabwenge, muri garagaza nk'abafunze umutwe kuri drone, kandi ntibirimo ubwenge, ntibirimo tactique, ntibirimo imibare, kubera ko guhisha abayobozi b'inyeshyamba na protection yabo kubahishira ku buryo bushoboka bwose, aho kugira ngo nkore effort zo kubagaragaza mu muhanga kugaragaza abayobozi, no muhanga kubahisha kuburyo uzajya ubona Colonel Nanga usabye audience nk'inshuro 1,000 kuko VIP protection ni ikintu kigwa kiba abahanga kiba intelligence ikomeye cyane, ariko kiba guteka mukingira abayobozi. Niyo mpamvu uzabona nk'aba president n'abayobozi bakomeye abenshi ku isi nyamibona iyo urebye ku ma video n'amateleviziyo bagendana n'abantu ku mpande zombi bafite n'ibikapu byaba bimeze nk'ibikoti urumva, kandi bijya ni ibintu baturitsa gute bigita byifungura mu gihe ari ikintu kibaye ngo na matsiyeri se buri wowe ubibona nkaho kagira ngo hari burya gatoki gawa kameze gute kugira ngo mumugeze ku modoka z'imitabenwa ariko twaye kugira ngo mugeze ku modoka z'imitabenwa nta kintu abaye mwahashirira mwagira gute kigeze nuko mugize umuntu kuntuza none mwagiye hariya nta jire antibari ntazo bari bambaye nabonaga bameze nk'abari mu Rwanda bizeye ingamba z'ubwirinzi kabisa. yawe bari Washington cyangwa ni Paris mu Faransa n'andi hose, ariko ni Paris barabikora na Trump babimukoreye na Xi Jinping babimukorera urinde kukiri inyeshyamba none no mu ntambara yeruye. Iki ni igihe bagombye kuvuga ngo ntitubitewe n'ubwoba twahiye bwa Kongo, ntabwo mbona ntabwo tubitewe n'iki, ariko tugiye guproteza abayobozi bacu ku rwego rudasanzwe. Protection ya mbere kugenda na murenze umwe ikibazo bwacyo Makenga no gutanga oda wabande nuko waba Korudo Makenga zitukamo nkuru simba shaka kubona Korudo visi Korudo muri kumwe urumva oda siyo mahombe, ntabwo shaka ko mutura muri complex zegeranye office zanyu zitandukane drone zarasanga tuzarokora umwe nirasuye hitanwe tuzokora undi asigare urumva yego kugira ku rwego gira navuze ngo banimura ubuyobozi visi bamujyane Bukavu Korudo Gumigoma visi wundi bamujyane Rubero sibyo nujya gutagatinga ubuyobozi bijye banze mucanga avuga ati subundi bahure mu ibanga rikomeye uzabeza n'Amakenga yakoresheje inama Rumangabo cyangwa se yapasisha ingabo mubona video nyuma y'imisi 3 ubundi ariko bagomye gukora noneho jewe maze na diro yararangiye cyane no kuvuga protocole ikora ibintu nta niki uwo batumira bakamutumira bagira ngo ni igitamaduni wala gisanzwe bari gushyira morale bakabona arahageze nta no kubateguza yego ibyari kurangira saa 8 bikarangira saa 4 akaba yagiye wamuhiga saa 8 sanga bantu ibikoresho kabaye urumva ndetse kugera ku rwego kugira navuze ngo niba hatagira ubyita ubugwa habi kujya ku rwego mugomba no kuva ko n'abayobozi banyigiye mu kiri mu ishyamba atari ngombwa ko baba mu izone muyobora bashobora kuba mu bindi bihugu kugira mu rwego rwo kurinda umutekano kandi ntawe ushinzwe kubimenya warwaye ntawe cyakora ako rwongere muri kazima kuko abantu bumvise ngo ntimuhari muri abayobozi bacu turi kurwanya intambara ab'ingabo barahari uwo gisivile samara iki kuri tere ariko hakora iki kafite bagavana bakubuze bagavana yakaba ari no gukora lobbying nawe nyine cya diplomasi tuvuga impande agiye kuko umva naho ari hose risk irahari ariko risk ya dollar yavuyeho kuko ntabwo Tshisekedi zaduta drone Addis Ababa oya ntabwo azagurusa drone Mumbai bana Windhoek sibyo so abantu bakwiye gutekereza batatekereza rero batatekereza mu buryo butarimo guhanura butarimo kugira gute nyine mukabona icyo mutega expecting agakikababo yego MONUSCO ntago ijya mu ntambara ariko se kuza kureba ngo gukora ubutasi bwa drone naho yaturutse nuko byagenze iri muri ako gace
ubwayo bivuze iki? Ubundi iyi MONUSCO yo ishinzwe iki? Kuki idashobora kujya mu kibazo neza ngo ikinjiremo nkayo? Kuba ihari hari icyo bimaze mu ntambara turi kumva mu burasirazuba bwa Kongo. Erega mu waneshejwe muri protection ya mudamu wo muri n'abari abantu bapfuye na MONUSCO irimo. Kuko nayo MONUSCO sinumva ko mu nshingano zayo atarimo kurinda ofisi za Loni. Kuko nagize nkibaza kuki bavuga no ofisi za Loni. Mu bantu bakozwe muri jono na MONUSCO irimo, nabonye yanditse n'itangazo yaba Mariki cyangwa se uriya uvugira UN, uriya mugabo Dujarik. Ariko uko byagenda kose hari ikintu kigomba guhinduka, cyakagombye guhinduka nako muri VVIP protection mu burinzi bw'umujyi wa Goma, kandi barabigerageje umwaka warushize ntaho bakoze mu jisho. By the way, hari abantu muri no minsi badukanye narrative isa nk'yerekana AFCM 21 nkiri mu ntege nke, ariko nkanabaza ibimenyetso nkabibura. Habaza se n'amafuti n'amakosa yenda bashobora kuba bari gukora, oya nabo ko batari gisangani bariciye muri nawe nyine nibyo nakubwiraga, na leta nawe yagutera hasigara kureba niba yakongera. Ariko nanone kuba mwarapfushije umuntu irubaya nka Corneille Ngoma bakazamo bototera imushaki, narabikubwiye ngo barimo guca koridoro yo kunyuzamo drone, urumva nabwo bamwagombye kugira ikintu mukora. Afasa abantu bo babite byabo, nicyo gituma yo n'ubundi icyo ntazasubiramo ari ubunasa, ariko ibi bya Kongo nziye kubireka kubivuga. N'abampakazi rimwe nawe bazakareke nabo nangiye mu byuma bya Kongo. Abantu bahora mu mbyino imeze itagize. None se M23 kiri Rucuru, hari igihe yigeze kubaho sinibuka n'iki kigeze kuba muri Rucuro, kandi urasanga ubyibuka kuko twanabikoranye kera ku muryango. Ahantu M23 ashyizeho cessez-le-feu, non c'est pas cessez-le-feu, couvre-feu, umukwabo ngo hagati yasanga ibikoze nka kabiri ngira ngo ndumva icyo gihe baragezaga saa 12 na saa 10 nimwe gucyo muri amasaha urujya n'uruza rugahagarara. Mbere byabanje saa 9 bakabafunza imipaka, nta wundi muntu ushobora kuba akiri muri icyo gihugu. Saa 12 urujya n'uruza rukaba rurahagaze, none hari kugenda patrol. None muratewe mu mujyi kuriye, aho kugira ngo mushireho ingamba za restrictions ku bintu bimwe n'imwe bitari ingenzi, mugira akantu mushakinga, aho kugira abaturage mu muhanda giyewe nabwira nti birahindutse saa 2 mujye muryama. Nabyo nukwerekana ni ntuze, ariko nayo ni restrictions zikomeye kugira ngo umuntu abone ko mwagize no mu gihe kidasanzwe n'abantu babishyire mu mutwe. None muratewe na drone, ni nko kuvuga ngo ni nka ni nka cyakiremwa inzu yahiye, urumva kimaze gushya gitangira gukaresa, gitangira kareso ngo twiryame kandi zirimo yashya. No, ntabwo igihe cyo gukorwa igitero cyo gimukoresha drone abaturage abo bavuga ko mwe expose imbere y'abaturage mukabijya human shield, il faut voir, mugomba kumenya ubwenge mukavuga muti niba koko dukunda abaturage n'igihe cyo kubahisha, cyangwa bagatanya no gucubacukura inda kiganzwe zo muri Israel zo kwihishamo Sirene yavuga mu gasesera, ntabwo bigize icyaha. Ingamba zo kurinda umuturage no kumuproteger no kumubuza kujya mu muhanda igihe mu gicunga mu gihanganye no kumenya ngo iyi drone yaciye sizo kumushyira ku kibuga ngo asakuza byine ngo agaragariza ko ari bwo murindi arabyina bikisize mitingi n'iziki. Emmanuel Macron twabonye yohereza ubutumwa avuga ko Umufaransa-kazi ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa, uyu mudamu waguye mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru ejo bundi nyine Igoma, yihanganisha umuryango, anasaba ko aho igitero cyabo abagabye igitero bagihagarika, ariko yirinda kumentioninga umuntu n'umwe. Mu mboni yawe Marshal, biriya bishatse kuvuga iki mu buryo buri diplomatique? Kuko nta muntu wari witeze ko Ubufaransa bwavuga kuriya gusa ngo bwicejekere hatagize utungwa urutoki mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari washaka guhabwa ubutumwa muri ya jambo, hari uwo yadressingaga cyangwa se hari ukwiye kumva kurenza abandi. Wenda raporo bagiye batunarika Madame Buse ngo abahereze asebye M23 ayituka ikoronge aranga, ubwo iki ko batamucuga bakamwica, noneho n'abamakuru akabayica umuturage niba atamuyobokaga se atamwumvaga. Ngare muri za NSF gatanga amata y'impinja bavuga ati duha ibi ni bigira gute himba buro ngo bizemerwa ibintu nk'ibyo ngibyo, buro jya wicecekera. Burya nabyo birashoboka, cyane. Kuko icyo abantu bari biteze ni uko Ubufaransa buvuga buti umva bwaramukize, ntabwo yumvaga icyo umwuka bw'amatorero buriya.
akumbwira ngo ngo bahushije ngo iki n'iki ngo drone ntihusha igena grid coordinate za nyazo ahira asa naho ngaho nihagera uri kunuze ararekura. Kimbabaje nuko abandi batatu batamenyekanye barabara abakozi bo mu rugo byihorera shabyihorera nano batatu muri ibintu bya politike tubikoramo ariko nyine bigira udukoryo twinshi. Niba se ntacyo nyine yigeze atanga bamusabaga baramuririra kubera iki kuba igitambo ni gupfa ko umufaransa abafaransa birirwa bica abantu benshi ku isi kwicira abaturage ubundi banabahereyeho wakaba bivuga ko nta n'icyagumye kubariza kuko biyiciye umuntu wabo ko bica asaba abaturage bahandi bamaze muri West Africa bagize gutuza ubwicanyi bw'abafaransa. Burya umuntu w'umwicanyi nawe yakwicira umuvandimwe cyane iri sufi kubyakira gutyo kuko afite iyo mpwemu rusuferi mugendamo urumva. So ubwo rero nk'uko rusuferi batazi Kirundi urumva nta wamenya ko ibi byose urabireba kuko iyo urebye ibintu bandika ubona atari ishavuri bari ku mutima. So why ubitekereza ko ari ku mpamvu z'iki? Icyo ni kimwe. Cya kabiri utasi buri hejuru bafite buri kimwe cyose nabo operating drone kisangana nibo bazikoresha. Ikindi wareba noneho no kumenya ngo muri West baragucunga ibyiru barayizi bakaza kubita nka Kisekedi ukaburana uriya mugore bwise mu myaka 10 iri imbere ntago azamurokoka byanze bikunze. Akaba ari umutego baguteze ukabona ibintu biri mu murongo wawe kumbi bikomeza igende akayira nimu bakabone wazazamura umutwe gatari ko oya bazamukoma zamuburana yebyihorere uriya azamujyana idehege rwose wabireba ntago wakwica umuzungu kazo muri nation zindi kuriya ngo birangire gutyo. Ntekereza ko umusivili azwera iyo ari igifaru cya Monisco cyagonzwe na drone kiba kiri mu ntambara kiriye ariko mwateye UNICEF ukibura ngo muzabicika ibintu Netanyahu harimo kuburana wowe Tshisekedi urumva Netanyahu gukomera Netanyahu afite inzandiko zigize urumva Ventura ariko nayo yari umuntu wapfiriye aho yobora none ati kiye gitorohewe ntizoroherwa cyangwa yena ntiyorohewe. None se tuvuge nka ribu ifasha ahantu hibwe hari n'umusekirite baje bakamuboha urumva bakamurusha imbaraga nawe azajya muri investigation uko mbitekereza ariko ntago ari umujura azataha mbere yanyu azaba ari mu mbaraga nkeya. Icy'ingenzi ni uretse na nkeya umuntu yakuva ashaka kuva kaminga imbaraga wari ufite niyo muri abasekirite birakaza ibisambo 10 kandi mufite inkoni nasibye ibisambo 10 nawe ufite izindi nkoni guzi baye 10 ubu 12 ariko izanyu mufite n'ebyiri Ventura ntago waza kwihandira ibintu nk'ibyo ati naho nziraga muri AP News none n'umwanditsi mushyiramo. Reka abakunzi b'ibuga Global Prime mbashimire twari mu kiganiro mu busesenguzi butandukanye kuri politike y'u Rwanda mu karere ndetse no hirya y'amazi magari ndi kumwe na Eugene David Marshal. Reka ngushimire urakoze cyane n'ikipe yose turi kumwe. Reka dushimire kuri technique Vode yarabahagarariye ibindi biganiro nk'ibi ngibi nakagaruka mukomeze mugire ibihe byiza kandi tuzagaruka no mu bindi biganiro.